Amen. Yajejwe n'Imana ko ndi hano kandi nkaba ndeba inshuti zanjye, mbona abavandimwe banjye n'abandi Imana inyongereye ari ubwa mbere tubonanye. Imana ihimbaza. Nshimiye abayumbe ba Kayore bantumiye kugira ngo tubane uno mugoroba. Hari abavugabutumwa benshi uretse n'abashyitsi bari mu gihugu bakabaye batumiwe, hari n'abari muri twe hagati. Hari n'abari muri twebwe hagati bakabaye babwirije, ariko kuba Imana yantuze inkoni cyangwa namwe ntimwangira Imana yashakaga ko mbwiriza mukayemerera mukavuga ngo reka inkoni aze kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibihimbarizwe kandi namwe ndabashimiye. Nciye bugufi imbere y'Imana n'imbere yabo. Ndashima Imana kubw'abakozi b'Imana ndimo kuba na hano. Nshimiye Imana kubwa pasiteri dufitanye ubuhamya bukomeye. Amen. Aranyemerera aze hano. Haleluya. Baradushyiririramo senti umukunga gatoya dusimbane hanyuma dutanga ishimwe. Reka wenda mbivuge bisobanuke neza bakabasha kubona turi konsentra tibayimenye neza. Muzufi njyewe kuby'igisimba byaje bitinze. Byaje bitinze bari baje kwibuka gutumana bamwe kutagira muri Grèce tukibera hirya. Buriya generalize wenda w'Imana zambeza ziri baho. Ariko igisimba taye nzabona. Ariko baje kwibuka gutumwa mu Rwanda. Icyo gihe cy'igisimba cyanditsemo. Kandi je uyo ndeye muzodeba bavuze igisimba iyo mwuka w'Imana atarageze sinababo zironye kuzi. Ariko namaze gufatisha ikirere. Sizakizira buriya James tuzumye abantu bazaba kuzira gusaba batarumva ngo bayokonekte yabo sinzabisho. Ariko n'umushije ko harakaduka kaje ngo rero kamporamo ndi gutugagira zamuka. Yasashimye cyane. Birakomeye kugira ngo umuntu w'imyaka 40 impano yo guhimbaza Imana cyangwa umunezero w'agakiza umanuke. Yesu ahimbaze. Yarabinyandikiye nta nimero yanjye yari afite, yabimbwiye kuri Facebook. Yesu ashimye cyane. Nta n'ubwa mbere nakubonye usimba kuva cyaki ari naraga. Amen. Haleluya. Noneho ushingiye kuri ibi turaza gusenga n'izindi mpano zazimye mu bantu tongere zake. Amen. Kuko burya amateraniro ni amashyiga. Siko nabuze ubushize amateraniro ni kwa muganga, amateraniro ni laundry, dry cleaner, haberamo n'ibintu byinshi. Amen. Reka simbane nawe nshimira Imana ko iyi mpano yamanutse kandi ayikongeze n'abandi bazi ngo barakuze badafite Imana. Amen. Kandi uko asirimba za ndwara zo mu zabukuru nta na zimwe n'imitsi n'iki byose, kuko Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi bazashisha nk'imikindo, ngo bazashyirwa hejuru nk'imyerezi yerekana, uno mu busaza bazagira amakakama n'itoga. Amen. Mufatanye natwe gushima izina ryawe riragucyura, umutima yacu izamuka.
byose ndabishimira Imana nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Fosquare Gospel Church Kimironko biyobowe n'umushumba dukunda Shop Fidel Masengo na Reverend Kado n'abandi bakozi b'Imana dukorana n'umurimo we. Iryo zina cyangwa uwo mpano banyitirira itorero ryangiriye icyizere birawunyimikira. Ndabishimira Imana kandi ndashimira Imana yangiriye icyizere kugeza uno munsi ukabona ko abantu bangana gutya bakwiye kwicara tukaganira Imana. Amen. Hari ijambo ryamfashije ahantu niwe umupasiteri umwe yaravuze ngo ntabwo turirimbira Imana ngo turirimba Imana. Yesu ayibara. Imana twabonye tugatangira kwirinda. Amen. Imana rega ntabwo ari nka fiyansi wa kure uvuga ngo barakundangiye noherereza ifoto. Oya. Ijuru ryiriwe gutewe. Leso. Oya. Imana twabonye dutangira kuvuga turarondogora. Imana yamamagaye nagira inkweto mbiri zawe moja barampamagara ngira ngo mwana mubonye umwe twari kumwe kuri Grace nari ndi mu wa mbere segonderi bari mu wa kane baravuga ngo barose ngo baratandi pasiteri w'abanyeshuri munsi basengeye rero nambaye ikanzu imeze nk'iyi nambaye yirankwira ntiyankwiraga kubera ko iyo utsinze baguhemba. Nabwiye papa ngo nareke njye mu isoko nigurira igiteteyi twebwe amakanzu niko tuyita. Ngiye kugura igiteteyi imifuka yageraga hano ariko arandeka njya ku ishuri kubera ko ari igiteteyi niguriye njya kugisengana na kamambiri zawe moja nta nkweto nari nakagize. Inkweto za mbere nambaye nazihawe na mukuru wanjye wabaga i Kigali bakuvuga ngo imfura ya papa nje nka umwana wa gatanu kandi hagati aho habayemo kete sase kugira ngo twakurikiranye twihuse. Haleluya. Niba ndusha imyaka 9 nibare neza ni hagati ya 18 na 20 yandusha n'amahibara. Agenda nizo inkweto za mbere nambaye muri segonderi ari Kigali umudamu wubatse akukirira. Bakuvuga ngo abakobwa bakuru twiganaga nibo bazambaraga bakabera. Iyo muye n'inkweto rero mu materaniro haso nimba mfite kuko nzi kuzambara kandi ndazifite kuko Imana yangiriye icyizere nta nkweto mfite. Ubwo kuvuga rero ngo kuzikuramo nzifite haso n'ifite uretse n'izibyaha byanjye. Niba turirimba karirimbo nkako ntimukajyane mu njyana imenyereye mujye mukora nk'abari bizarre. Nta soni uturetse izibyaha byanjye zajya nirabura gusa ubusa. Birangaye kubera ko hari ukuntu ujya kuvuga Imana ukumva birangiza washyira muri ya njyana yacu ukabona birihuse bishize vuba kandi ukumva biracyaremereye n'ibyo rero nta soni ifite uretse ukumva birarangiye kandi muri wowe bigipima ibiro n'amahanga. Haleluya. Amen. Ashimira Imana rero yanyizeye kuva icyo gihe kugeza uno munsi mu nyaciro muri ababyeyi muri abantu tungana mumbyara n'amahanga. Imana yacu ibihimbariza. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bujya bumukoza isoni kuko ni imbaraga. Amen. Ari mbabwiye ngo ntabwo Imana imeze nka fiyanse wa kure uvuga ngo rero mbere yuko tuvugana banzuma agafoto. Oya. Amen. Imana iteye ubwoba irivuga ikakwisobanurira kandi itakweretse ifoto ukayumva nk'amahabiciro. Ikaremera ukayumva ikaba nziza ukayumva nk'amahabiciro. Haleluya. Noneho ukarondogora ibi turimo n'umurondogozi. Umurondogozi muzi icyo ari cyo? Umurondogozi si ukuvuga amagambo menshi
twebwe mu rurimi rwacu si ukuvuga ati uburondogozi nakubonera umugore mwiza reka mvuga uyu nguyu uguze uko gutereka umugore mwiza noneho ukabona uri ntabyo uriya mugore ni mwiza nuko iyo umubonye ujya kubona umubiri njye sinjya mumenyera ni mwiza oya ndabona utabyumva nk'iki ubu ni uburondogozi yandondogoje niko n'Imana imeze umuntu ajya yivuga ukumva asizeyo nawe ushobora kuvuga noneho uyu munsi ukavuga ejo wajya kuvuga ugasa nawe utagize gute iramuteze ngo Imana si fiyanse irakuze irakwisobanurira ibisaba amafoto n'amahari ucibare haleluya 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 umunsi umwe yisobanuriye Pawulo muzingi Damasiko iramukubita ngo ariyubamye ari umugabo wahangayikishaga abandi ariko imukubisa ngo ariyubamye yaje arababwira ngo wowe undenganyiza yigeze avuga ngo kuki undenganya ndi umwana ahita avuga ngo urinde mwana n'amahagicuma kuvuga ngo agiye kumva yumva ubwami yakoreraga hari ubundi buburenze ahita yitabara ngo urinde mwana amen ni Kristo w'urenganya ese wabasha gutera umujyi ibihunda y'icumi n'amahagicuma kuva icyo gihe Pawulo ararondogora amen Pawulo ararondogora bakamukubita yamara baba bamuboshe gutya ati nta kibazo muramboshe amaguru n'amaboko ariko umugozi w'ururimi n'umutima ntibiraba ndakomeza mvuga nubwo mugize mwana hafi icyubahiro haleluya none uburondogozi bw'isumba byose niyo mpamvu yanazuye warugata ariko ntabaroma mwe n'iki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo n'iki ni ugupfusha ni ubwambara busa ni umukene ni indwara n'iki n'amahanga icyubahiro haleluya 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 uburondogozi bwo kubona Imana no kw'Imana Yesu ahimbaza amen Imana ikuzuye n'amahanga icyubahiro haleluya ucunezerwa bikarenga amadeni ufite ukajya uvuga ariko unyishyuza z'Imana mfite Mana we babarira kuko yakwitiranyije haleluya urondogozi debosande kotia somina kofa yatakisa melalofanda ziyakotande kisa Imana igikurondogoza ukayinjirira mu bantu barimo kuguseka no kuguseka Imana igikurondogoza n'amacu haleluya Amen. Haleluya. Haleluya. Ashaka kuja katoya. Habichwa. Kuwa mu buzima buzanye bitandukanye. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kuwa mu buzima buzana itandukanye. Kuzana itandukaniro mu murimo w'Imana, kuzana itandukaniro mu mungano, kuzana itandukaniro no kuririmba kwawe. Yesu ahimbaza. Umuntu umwe ntabwo ndimo kwiyemera ngo umuntu umwe yigeze kumva ngo sikoro wowe ugera mu materaniro ugahita ufatwa ndananiwe ya ntabwo ari uguhita mfatwa ahubwo mba nkomerezaho nari ngeze. Amen. Yesu ashimwe. Nkomerezaho nari ngeze noneho nakwinjira nkahura n'abantu bameze nkanjye bigafata bamuriro noneho nkahita mera nk'umusazi. Umunsi umwe nigeze gusenga n'abamama muzamu umugabo dusenga ukabonye ukuntu usimbuka avuga ngo uyu mugore ni umusazi muzamu umuntu utarambona mwikamesa nasimbutse maze iramuma mwakabyara mwana hafi cyane amen kubera ko turi abacu ngo twigenge umunsi umwe umuntu ugeze kutubwira ngo ariko ngo abantu bagifite ubwenge aya masaha ngo banywereye hehe umuntu amara amasaha 3 mu kabari akaba atarasinda ngo mwese muracyakamye muracyari bazima n'amahabica biturutse mu byakozwe n'intumwa ngo barababonye baravuga ngo basinzihira ngo Petero arababwira ngo ni saha ya gatatu ni mu gitondo haleluya n'amahabica haleluya arababwira ngo ntabwo twasinzihira nk'uko muvuga ahubwo mwishe
mugize niwe urimo gusimbisha abantu bose ngo barangije babinjiramo na ruga bavuga ibyabo barabarondora ngo ibintu biri kandi biriha n'amabiciro. Hallelujah. N'amabiciro. Amen. Dukeneye ababyeyi bazana itandukaniro muri kino gihe. Dukeneye abakobwa bazana itandukaniro. Dukeneye abagabo bazana itandukaniro. Dukeneye abashumba bazana itandukaniro. Dukeneye abapotre bazana itandukaniro. N'amabiciro. Amen. Hallelujah. Kristo aza mu isi siwe bazanye ijambo ry'Imana, ahubwo yazanye ijambo ritandukanye n'iryavugwaga. Yesu ahimbawe. Amen. Ntabwo aribo bazanye Bibiliya, siwe bazanye umuzingo w'igitabo, yasanze umuzingo ugira gute uhari, ariko aje awusoma, awusobanura, awumvira, awubaha mu buryo butandukanye n'abo yasanze. Nibwo yabwira ibintu ngo gukiranuka kwayo ni kutaruta ukw'abantu sin'abafarisayo. Mwana habicuba. Haleluya. Ni iki gituma Imana ihagurutsa abantu igahagurutsa abantu? Ni ukugira ngo aho abantu bananiriwe dukomerezeho. Mama himbaza. Ntabwo tosiranga twaje twisane devotia. Yesu ahimbaze. Munsi umwe ngo Yesu yaciye umugani awucira abigishwa be n'abantu bari muteze amatwi, barabwira ngo umubibyi ngo yasohoye imbuto Matayo 13. Madafande se ku mwuka wera ngirira neza. Sino nandumira abayumve tubanye bafatwa. Ariko barayimureka babwiye mufatwe neza ariko neza batarimo gufinira nk'uwacaye imiyezi itumye, mufatwe mutwike igihugu. Urufatwe mugire gute? Mutwike igihugu isi. Twike isi niko bigiye. Ko Yesu aracira umugani batanga umubinyi asohoye imbuto. Bagenda ni. Wabibyo bwa mbere abiba mu nzira. Abibyo bwa kabiri abiba ku kare. Ubwa gatatu abiba mu maho, ariko ubwa kane uvuga mu bwa kane ibyo bwa mbere agira gute abiba mu nzira, agarutse za mbuto ntiyaziba, arongera abiba ku butaka ariko butageze kure, butizamutseho, abiba mu bwa gatatu mwamabiciwe ngo zirazamuka, ariko ngo zimaze kuba ingengero zikubitana n'amaboko arazinika nizera, ariko zatagize gute, ariko ahura n'ubutaka bw'akangari bwamuzaniye umusaruro. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Ubutaka ni bwinshi, ariko umwami akeneye ubutaka buzana umusaruro. Yes, amen. Hallelujah. Akeneye ubutaka bugira gute itandukaniro butari bwo mu nzira, butari bwo gukara banezerwa umwanya mutoya, bacagura abakozi b'Imana, bacagura amaterano. Mwihane gucagura amaterano. Wowe uri amaterano. Amaterano sabu hasanga. Wowe uri amaterano. Hallelujah. Bivuze iki Dawidi mu munsi bamuraritse kujya mu nzu y'Imana yarameze. Yego. Invitation yagize. Ariko twebwe baturatse ariko kasi mukuru. Wagushije impamvu y'amaterano. Wowe urici amateraniro ryuzuye. Bibiliya iravuga ngo turi ingingo za Kristo, ngo ingingo zitandukanye zikora umubiri. Ngo niko natwe turi ingingo nyinshi, turi abantu benshi ariko dufite umumaro muke. Amen. Ibaze usibye uri amaso cyangwa uri amatwi. Kuvuga ngo impamvu ujagura amaterano ni uko utazi icyo uri cyo ku mubiri wa Kristo. Yesu ahimbawe. Amen. Uyu mubibyi yabibye imbuto, kandi imbuto zari zimwe, imbuto zari ubwoko bumwe, n'umubibyi yari umwe, ariko ubutaka nibwo bwagize gute. Haleluya. N'amahima umubibyi ni Kristo, imbuto ni ijambo
izindi abona zumye zikizamuka, izindi abona zarahaga. Amen. 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 Hari abantu bahagamye kubera ko abandi babakwajije. Hari abandi bahagaze bamagucu. Amen. 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 Bahagamye ahantu barazamutse bageze ahantu turababura. Bamwe bishwe nuko bakuze mu mwuka, bafite impano zikomeye, barahagama ntibakomeza kwera, ariko bari bazamutse bakuze. Ibintu mvuga nkabyumva. Yego cyane. Ankaho arazamuka araniga ya mbuto ntiyera. Amen. 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 Ni ukuvuga ngo ibikoresho buri turamenyeranye. Ni ukuvuga ngo iyo habayeho gukomereka mu ikanisa, Yesu ahimbaze. Amen. Nta kindi gukomereka no kukwazika bivuga ushaka, ni ukugira ngo imbuto ye gukomeza kwera. Ipfe hano hagati kandi yarakuze. Sinzi ngo ntabwo izaba wazumye, nta nubwo zatoraguye, ahubwo ni zeze ariko zari zikuze. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Kristo muri Matayo ibice 10:5 yohereje abigishwa be aravuga ngo mugende mwebwe ahantu batumye ku ntama zazimiye, batumye ku Bisirayeli bagize gute, si batumye mu banyamahanga. Kubera ko abanyamahanga ntibashobora kwakira ubutumwa bwiza ba nyirabwo batarimo kwera imbuto z'ubutumwa bwiza. Aravuga ati sasa mugende mushake izi zazimiye, nimumara kuzibona zizabafasha ku kiganiro y'abapagani zikure y'abanyamahanga. Yesu ahimbaze. Haleluya. Haleluya. Ubu rero imbuto mbi ni iyi ihagamye mu mahanga. Uwiteka ahimbaze. Iyi mbuto iricara ikajya igenzura ikavuga ngo okay, arabwiriza hari ikintu avuga, reka mube urabona esipari yamwije wajya asobanura ijambo n'umukozi ajya ahanura, ariko agira ubwibone. Ni ukuvuga ngo abaho adindiza izindi mbuto, abaho nkamuhabwa icyubahiro, acubya asubiza inyuma abandi nkamuhabwa icyubahiro. Amen. Hakabaho n'abandi baba mu ikanisa bakajya ngo genda gahoro gamaje, natwe nuko twatanze y'abanyamuvuduko, genda gahoro nuko twagize nuko twagize. Ayo niyo mpamvu ntimutekereze ngo nawe nifatango cyangwa inyonzi, niyo mpamvu aba mu ikanisa. Haleluya. Haleluya. Harandi baba bavuye mu makanisa, tumaze kuzenguruka amakanisa 8, duhagazwe imbere, abashumba duhagaze imbere ntibajye kubangana. Umuntu wese uhagaze duhita tutamwumva, tumugereranya nawe twahunze. Sizira mu namwabishwa. Amen. 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 No muri korali ntajya ajyamo, ahita avuga njyewe ubuse mu marinde muri roboti yarimba muri konferanse. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amagara hagamye, imbuto yarazamutse hagama he ntiyera, noneho ikibazo ntituma n'izindi zera. Amen. Murani mwafuta z'Imana. Yego. Haleluya. Ntiyera ntituma n'izindi zigira gute zera. Amen. Niyo mpamvu Pawulo yihanangirije Abafilipi arababwira ngo mujye mwemerana. Yesu ahimbaze. Mujye mugira gute mwemerana, kuko namwe Kristo yarabemeye. Yesu ahimbaze. Kutemera abandi mwamahaga icyubahiro nunamahwa nukuniga imbuto zarimo zirizamuka. Yesu ahimbaze. Hari na kamera ziba mu bantu ziniga abakristo batoya. Umuntu akaza mwitorera atazi ko banegurana, atazi ko basangana, atazi ko bafurona.
b'abafroderi agahita agira afite asubiza inyuma akavuga ngo niba ari ukutere kamenetse arahagarara. Ni ukuvuga ngo iyi mbuto nta kuntu itari yagize ngo izamuke, si yemwe ubutaka bwari sawa. Haleluya. Iyi mbuto yari yazamutse ariko ibintu yahuriye nabyo hano bikayihagamo niyo byari bishije kwera. Mwana tugirire. Haleluya. 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 Ariko Kristo aravuga ngo hari undi murima nabonye, umurima wa kane. Naragiye nsubiye mu busitani mbona ikintu igisate cya kane cyazamutse n'imbuto. Amen. Haleluya. Cyazamutse n'imbuto. Haleluya. Haleluya. Ushaka kugira ngo zere nsorome munike, nimara guhunika nzongere ntere mu yindi mirima hirya no hino. Mwana tugirire. Haleluya. Haleluya. Torero ry'Imana hari abantu kare nari ntunganiza bavuga ngo ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Amen. Bavuga ngo hari abantu bavuga ubutumwa bwiza ngo hari n'abandi bakugura, ariko mu by'ukuri nta muntu wacu Yesu umwami mukiza umupasita ntabwo njyewe ntabwo wacingira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burimo ibice bibiri. Amen. Hari n'ihene kugira ngo zigire imitima y'intama. Haleluya. Hari n'intama zazimiye kugira ngo zigaruke mu rwuri. Intama zazimiye rero ni abakristo bakiriye Yesu umwami mukiza bamaze kumwizera, bahora mu mpuguro n'inyigisho baba batazwi. N'amahimbazo cyane. Amen. Ariko ubutumwa bwiza buvuga Matayo 20 mugende mubwire abaremwe bose ugira bite ubutumwa bwiza. Amen. Abemera bakihana mu batize. Yesu ahimbazo cyane. Nukuvuga ngo bamaze kubatizwa rero tubazana mu bundi butumwa bwo guhugura itorero no kwigisha gukorera Imana no kubibyara mu bishimwa amahabicyubahiro no kurinda no kuba inyangamugayo n'amahabicyubahiro no kurinda ibyo bagamiye no kurinda impano zabo no kuzisesa kugira ngo abandi bazibone n'amahabicyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza rero burimo ibice bibiri. Hari ubutumwa bwo kwihana, hari n'ubutumwa bwo gukomeza icyo wahawe umaze kwihana, icyo wangamiye gukomeza agakiza, kurinda agakiza n'amahimbazo. Haleluya. Haleluya. Ahubwo tukigishwa uburyo bwo kwamamaza mu kuvuga, mu myitwarire, mu mibanire, mu migendere n'amahimbazo. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo ubu butaka butandukanye n'ubundi butaka. Yesu haleluya. Amen. Imbuto ni imwe n'umubibyi ni iki? Yavuze ngo umubibyi yagize ati asohoye. Umubibyi umwe n'imbuto ariko ubutaka ariko bugize gute? Reka dusome Itangiriro dusoze kuko igihe bampaye kirasa mu kirangiye. 5:28. Bwira mugenzi wawe ngo wihagama mu maho. Wihagama. Ashimwe Yesu. Amen. 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 Abantu bagahagarara. Yesu ashimwe. Haleluya. Barahagarara. Baba njyewe sinzakora icyaha, sinzasubira inyuma, ariko biriya ntabwo nagira gutenasha. Niyo batakubwira ngo ubwirize waravuye ahantu mu bivuga vuga. Yesu ahimbaze cyane. Amen. Fuka mujye ku mavi usengera umurimo w'Imana. Igihe gikwiriye Yesu azabukurayo yerekana ubutunzi bwawe bumaze igihe bwishwe mu mwobo. Yesu ahimbaze. Haleluya. Amen. Abantu bagenda bavuga intege nke z'itorero bakagenda bavuga intege nke z'abakristo mu byihorere. Yesu ahimbaze.
Hallelujah. Dusenge kugira ngo umwana w'icyubahiro itorero ribonekere isi nk'uko Imana yagambiriye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Kubutaka burunguka. Soma. Akarimo 28 avuze ngo Lameki yamaze imyaka 180 avutse abyara umuhungu amwita Nowa ati uyu azatumara umubabaro w'umurimo wacu n'umuruho w'amaboko yacu uva mu butaka Uwiteka yavuye. Lameki yamaze imyaka 182 avutse abyara umuhungu amwita Nowa ati uyu azatumara umubabaro w'umurimo wacu n'umuruho w'amaboko yacu uva mu butaka Uwiteka yavumye. Maze kubyara Nowa Lameki arongera na imyaka 500. Yesu ahimazwe cyane. Amen. 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 Nagira ngo tuganire gatoya mube maso. Sinzi ndabona abantu badahari. Ntabwo mwafashe. Ntabwo ngiye nafashe. Kandi ngiye nafashe ku materaniro y'abantu neza. Amen. Lameki yaricaye. Amen. Mu kinyejana haleluya cy'ubutaka bwavumwe. Mu kinyejana cy'abantu basuye inyuma badacyubaha Imana. Mu kinyejana abatinganyi bari bagwiriye. Aravuga ngo ngiye kubyara umwana. Amen. Umwana azabyara azatumara umubabaro. Hallelujah. Azavumura n'ubutaka bwavumwe n'Imana. Mwabyara umwana mwitano. Yesu ahimbaza. Aravuga ngo ngiye kubyara ariko singiye kubyara nk'uko abandi babyara. Ngiye kubyarira Imana umwana. Ngiye kubyara umwana w'igihe. Ngiye kubyara umwana uzafasha isi. Yesu ahimbaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ati uyu mwana ni mubyara. Yesu ahimbaza. Azatumara umubabaro. Amen. Twatewe n'abana bari hanze. Hallelujah. Azavumura ubutaka bwavumwe ku gihe cya Adamu. Uyu mwana ngiye kubyara azatumara umubabaro. Yesu ahimbaza. Hallelujah. Ngiye kubyara umwana uzazana itandukaniro mu isi. Ngiye kubyara umwana utazamera nk'abandi bana nk'amahagiciro. Ngiye kubyara umwana isi izahagararaho ikubaha Imana. Hallelujah. Hari igitabo nasomye kimbwira yuko Abrahamu kubaha Imana atakuye kwa Setera yabyigiye kwa Nowa. Abrahamu ngo yakuranye na Shemu. Uwiteka ahimbaza. Ise yaramuhishe bashaka kumwica kuko yari yaravukanye inyenyeri. Nimurodi ashaka kwica Abrahamu, ise aramuhishe. Yesu ahimbaza. Agezeyo abona Imana Nowa asenga itandukanye n'iyateka. Nibwo yazaga akamenagura ibigirwamana byanze. Mwamahimbaza. Hallelujah. Ukuvuga ngo kuvuka kubyara kwa Lameki. Hallelujah. Kwamenagura ibigirwamana byo kwa Tera. Uhagurukije ibifite icyizere, ibishaka kugira ngo uzane itandukaniro, ibyo abandi bananiwe, ibyo abandi barenza hejuru, umarisha umubabaro, uvumura isi. Ntabwo ari ukuguhamagara kubera ko uzi kuvuga, si ukuguhagurutsa kubera ko umaze igihe mu ikanisa, ni ukugira ngo uzane itandukaniro muri icyo gihe. Yesu ahimbaza. Hallelujah. Imana tombereze mukata mwuka wera mbyirira neza. Imana izamuye umucuranzi. Amen. Ibishaka ngo acurange neza mu buryo bw'injyana no mu buryo bw'amarangamutima n'ubusabane n'Imana kuruta abamubanjirije. Iyo Imana ihagurukije umuntu ibishaka gukosora amakosa yakozwe mu murimo wayo. Iyo Imana ihagurukije umuntu ibishaka kwesana izindi imbaraga. Haleluya. Dotira nzoma kiasora demoza bishatse kuvuga iki? Iyo Imana iguhagurukije mwuka wera nganije iryo jambo arambwira ngo
Torero Yesu Kristo. Amen. Yaje agakoresha imbaraga zirenze za Adamu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ngo niko Imana ubwo Kristo yaje agakora itandukaniro mu isi. Yesu ahimbazwe cyane. Niko Imana ishaka ko abagabo n'abagore bari mu nzu y'Imana munsi bazana itandukaniro ry'itorero ry'ejo hashize. Yesu ahimbazwe. Abaririmbyi bo kuzamura si ukugira ngo uburirimbyi bugwire cyangwa abantu bose bagira amajwi meza, ni ukugira ngo dukure agasheke y'abaririmbyi ba mbere n'amahimbazo. Niba nayo sheke y'abandi dusinyire ikindi kirere cy'uburirimbyi ijuru bishaka n'amahimbazo. Amen. Ariko ntabwo ari umusitari, ntabwo ari ni ukuvuga ngo Imana yagambiriye ko bigenda gutya kugeza igihe itorero rizamuka n'amahabicyo. Haleluya. 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 N'amahimbazo n'amahabicyo hagomba kubaho itandukanye. Yesu ahimbazwe. Amateraniro duterana Yesu ashimwe. Hakabaho abantu bahingingira, hakabaho abantu bapfuka n'amahimbazo bakavuga ngo Mana twagize akarindwi ushize watugiriye neza, uyu munsi turashaka kubona ibirenze iby'ubushize. Turashaka impamvu y'ijuru y'aya materaniro, ntidushaka impamvu ya komite, ntidushaka amateraniro ateguwe na komite, turashaka amateraniro avuye ku ntebe y'Imana. Haleluya. 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 Amen. Munsi umwe Yesu yageneraga n'abigishwa be ngo yiyumvamo ko muri Samariya. Ageze ku iriba rya Yosefu amera nk'uwijijishije arica n'amahabicyo. Yicaye ngo umugore aramusanga afite ikibindi aje kuvoma. Ngo abigishwa be baramucika bajya gushaka amazi. Ngo umugore arazamusanga ikiganiro murakizi bagira amahimbazo. Haleluya. Ngo abigishwa baje basanga arimo araganira nawe, ngo batangazwa nuko baganira. Barangije baravuga ati mwigisha ntabwo urarya, tuzanye ifundi. Arabwira ngo ibyo kurya byanjye ni ibi. Ngo batangiye kwibaza muri ngo se hari umuntu wazanye umutsima. Ati ngoya ibiryo byanjye ni ugukora iki ibyo wantumye ashaka n'amahabicyo. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga iki? Kuzana itandukaniro ni ukwirengagiza bimwe na bimwe n'amahabicyo bihimbaye benshi ndetse bisa n'aho ari iby'icyubahiro n'amahabicyo bisa n'aho ari wo mugisha, ariko nta mugisha urenze n'amahabicyo guhindurira benshi ku bukiranutsi. Nta mugisha urenze gutoza abantu kuba inyangamugayo no kwihesha agaciro. Nta mugisha urenze n'amahabicyo. Haleluya. Haleluya. Gusenga abantu bakava mu cyaha. Nta mugisha urenze n'amahabicyo. Haleluya. Nta mugisha urenze gusenga itorero ry'Imana rigahemuka, Imana z'Imana zigasubira mu bantu. Aravuga ngo ibyo kurya byanjye njyewe kuva muzamutse mujya mu mudugudu kugura ibiryo natangiye kurya. Igihe natangiraga kuganira n'uyu Musamariya narishyize ikiko mu isahani ndimo kurya, kuko kurya kwanjye ni ugukora ubushake bw'Imana. Umunezero wanjye ni ugukora ubushake bw'Imana. Yesu ahimbazwe. Byari bikwiye ko mva kubwiriza gutya nkapfukama nkabaza Mwuka Wera byagenze neza, ni uku nguku washakaga ko bigenda. Niba bitagenze neza nzabikosora ubutaha mbabarira. Wagira amahirwe yo kukuvugisha akakubwira amakosa wakoze ati ntuzongere, cyangwa utakoze amakosa wamwumviye akakubwira ngo nguhaye umugisha ubutaha uzagumura aha n'aha bari kuganira. Yesu ahimbazwe. Byari bikwiye kujya kuri sente batangira gucuranga ukavuga ngo Mwuka Wera ngwino ducuranga. Iri teraniro ndaricurangira gute? Imirya iri buvange muri iri teraniro bikagenda neza, ukamwimbayitinga, ukamwakira, ukamuhamagara. Mwuka Wera ni ushinzwe amateraniro.
Hallelujah. 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 Haravuga ngo ngiye kubyara umwana azatuma rukora. Yego. Wari ukwiye gutangira itorero. Nturitangire kubera yuko mwagiranye amakimbirane aho wari uri. Amen. Amen. Gatangira itorero kugira ngo rimare abantu mwaba. Rimare abantu inyuma. Umuntu muri we agendana kutuzura, emptiness, void heart, no gushaka Imana. Wari ukwiye gutangira umurimo uvuga ngo haleluya. Ngiye gutangira umurimo kugira ngo kukutuzura. Amen. Umuntu agendana kutuzure. Yes, ayiba. Wari ukwiye gutangira ministeri kubera ko uri umuntu w'umugabo nawe ukwiye kukuyobora. Wari ukwiye kuyitangira mwama imaze cyane kugira ngo amakosa yakozwe agosorwe. Kugira ngo umara abantu mwaba ya ministeri wabaye mwe bateye. Yes, ayiba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Asifiwe sana. Ngiye kubyara umwana. Yes, amen. Amen. Wegerane n'Imana. Hallelujah. Hari umwuga Imana ishaka kwibana. Hari umwuga Imana ishaka ko wera. Yes, amen. 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 Niki gituma ijambo ry'Imana rigereranywa n'imbuto. Hallelujah. Amen. Nugusoroma. Amen. Ugatera muri uwo murimo. Amen. Kugira ngo ya mbuto yere ikomeze igire gute? Isashimwe. Ariko ntimurimo kubona imbuto zumye zikizamuka. Nimuri kumuna bapfuye tukibamenya. Ndavuga mu muhamagaro. Yes, amen. Nimurimo kubona imbuto zahagamye ahantu. Birirwa bacensa, birirwa basera. Yes, amen. Hallelujah. 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 Urabwira abakora ibintu bisinga murakuvuga. Ntabwira ngo bene data nubwo dukorana nayo turabingingira kugira ngo ndaherwe ubuntu bw'Imana bupfuse. Bahubwo ku kintu cyose mwesha agaciro k'ubuzima. Amen. Bagabura ibyayo. Ntitugire igisitaza dushyira imbere y'umuntu wese. Ubwo tugira gute? Ubwo dukorana nayo. Abo naganirije ku cyumweru navuze ijambo ndarishubuganira muri babyumva. Umwigisha arambwira ngo niki cyatumye Pawulo abwira abakorinto ngo muri insengero z'umwuka wera. Hallelujah. Akambwira ngo ukwiye kubaho ubuzima Kristo yakubona akumva akwiye kwinjira akaramya data kubera ko urusengero rw'umwuka wera. Akambwira ngo nk'uko umukristo mwiza yaciye ku ikanisa yinjiramo cyangwa niyo atakwinjira akagabanya speed kugira ngo yumve ibivugirwa mu rusengero kubera ko akunda iki. Ngo ubundi niko twakabaye tumeze na Kristo n'amahagiciro. Akubona akinjira akaramya data, akubona akanezerwa akaba ngo data abo wampaye data kubera iki urusengero rwo kuramirizwamo Imana n'amahimbaza. Haleluya. Uru rusengero iyo Kristo akubonye apfukamira sakamuramira. Haleluya. Haleluya. Torero ry'Imana tugomba kuzana itandukanye. Gusenga kwawe kugomba kuzana itandukanye. Kubwiriza kwawe kugomba kuzana itandukanye. Imibanire yawe mu rugo mu muryango ikwiye kuzana itandukanye. Yes, amen. Amen. Hallelujah. 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 Abantu bagangaraye, abantu bagaca bugufi, abantu batihana
intama ntabwo bazabona imana. Yesu ashimwe. Kandi ibi byose turimo ayo mpamvu amateraniro ni kimwe kugira ngo tuzabe mu gitaramo cyane. Yesu ashimwe. Musi umwigisha amateraniro aramubwira ngo ahangaha ni mu Misira umwambaro w'agakiza. Yesu ashimwe. Ntabwo impamvu baba bavuga ubutumwa batandukanye ngo nuko n'ibizinga bijya bigira imbaraga mu kuva ku mwenda. Hari ibizinga bikorwaho n'isabune isanzwe, hari n'ibikorwaho na wowe, ngo hari n'isaba jike, ngo niyo mpamvu yazana amavuga ubutumwa batandukanye ngo hari ibizinga bimwe na bimwe bikomeye bibona isabune yabyeze. Rambwira ngo ntugateshe agaciro amateraniro. Mu iteraniro rigufi n'ibinini byose bifite akamaro kuko ni rawundari aho tumusera imyambaro y'agakiza. Niyo mpamvu ngo Abisirayeli bavuye muri Egiputa imyambaro yabo ntisaze ntinacuye kuko umwambaro w'agakiza umuntu arawukurana cyane dukura. Ariko hari ahantu ugiye ugasanga umwenda w'umuntu n'uwavuze muranyumva mukabyara yego. Imyambaro yacu ntabwo yadusaziraga nta nubwo yacuyaga n'amahimbazo. Ni ukuvuga ngo umwambaro w'agakiza uko umuntu akura urakura ugakura akagira gute. Ariko hari ahantu ugera n'amahimbazo ukabona ntabwo umwambaro wakomeje gukurana na nyirawo. Yakuze mu gihagararo arawusiga. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Turi hano ngo tuzane itandukanye. Amen. Amen. Turi hano ngo tube umurima urumbuka ubutaka bwera. Amen. Amen. Imana huje. Yose warimeyo anawe nagereka ngushimire ugashamba igeze mani wabiziduya niwatire kubera kubikomeye cy'umwana ugashamba igeze